kuri satelite za ruda ijambo rya perezida ririmo riratambuka ku bafite amakode yo kuri satelite za ruda. Mwese mukurikire riratakara mu smartphone yanyu, mu makompyuta, mudasobwa zanyu. Mwese abafite kode ku ma email mugenzure, ku ma WhatsApp, ku ma Facebook, kuri Instagram, kuri Telegram, kuri YouTube. Ijambo rya perezida nyaperezida ku bafite amakode gusa muri ruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu. Nubwo turuda twagiye ku mashuri ariko nituza kuza muze kutugezaho iryo jambo. Bityo rero yego ijambo rigiye kutangira, urarivuga iki? Murakoze perezida wacu w'umuruda. Yego abaruda bose baragusuhuza, abarudakazi n'uturuda dutoya twose tutarafata indangamuntu. Yego turagusuhuza kandi ijambo nanjye ndabashuhuje ko turi burigeze hirya tukarisharinga ku mirongo yose dukoresha y'ikoranabuhanga, kuri social media zose, ndetse n'abandi baruda bose duturanye tukicara tukumva ijambo nyamukuru ry'umuruda, perezida wa nyawe. Yego kandi perezida ukunda abanyarwanda. nibyo rero ijambo ryawe rwose riraza satelite za ruda. Yego turagushyigikiye, dushyigikirane twubaka u Rwanda yego ruzira amakimbirane, ikinyoma n'urwangano bishyira abantu mu rupfu. murakoze cyane. Ijambo ry'ikaze ry'umunsi rizira umuvundo, rizira urwango, rizira inzika n'inzigo, kwihora no kwihimura, kirazira. Ibyo byose ni kizira muri ruda. Nk'abarimu mpuzamakungu twigisha abantu kwifata neza no kwitwara neza no kwitwararika ibitsina byose, abakuze n'abakiri bato. Kandi ni muri urwo rwego imfubyi zashakanye zihangane muri ubwo bupfubyi bwabo, nimwe Imana igiye kubatabarira. Imana ireberera imfubyi n'abapfakazi n'abapfakare, ubwo n'abapfakaye ubwo ni abagabo, mu gihe abagore ni abapfakazi, abagabo ni abapfakare cyangwa abapfakaye. Imfubyi zibakomokaho nazo zahuye n'akaga n'akangaratete, murabizi. Bityo rero imfubyi Imana igiye kuzitabara noneho mu buryo budasanzwe, zirangwe no kwihangana. Ku bashakanye bombi ari imfubyi, yaba umugore cyangwa ari umugabo, bombi ari imfubyi, barisunganye, bashikame, barusheho gukomera, bakomere cyane. Uwiteka igihe kirageze kugira ngo nabo batabarwe, bavevenye, bagere aheza hari akanyamunyamu, bazagira akanyamuneza, bishime nabo bamwenyure, bavuge wawu, Uwiteka adukoreye umuti. Nk'uko twabonye twanyuze mu ishuri kaminuza ryaduhaye ubunararibonye, ariko Uwiteka yaraturinze, na n'ubu aracyaturinze, aradukomeza. Bityo rero tugiye kubigeraho kandi tugere ku byiza gusa by'ibihe byose. Ni muri urwo rwego rero banyarwandakazi, abari imbere mu gihugu n'abari muri diaspora, imfubyi zashakanye zisunganye, mushikame, ibigeragezo si karande. Nubwo muri mu bibazo bizarangira, sheni izacika, nta sheni idacika. Ibibazo byose bizashira, muzagera mu gisubizo kirambye kandi mu ruganda rw'ibisubizo rwa nyabyo, rwa nyarwo. Kandi ibyo bisubizo by'umwimerere kandi bitanzwe n'Uwiteka, muzabyitwaremo neza gusa, ntibizabatsumuze ngo hagire abarengwa cyangwa hagire abasesagura, ababyonona, cyangwa hagire ababyifashisha mu kurenganya no guhohotera abandi. Ahubwo muzabyifashishe murenganura abarenganye kuva kare kose, muce akarengane k'ibihekane mu kiremwa muntu. Banyarwanda
banyarwanda abanyarwandakazi abakuze n'abakiri bato ibitsina byose mu Rwanda no muri diaspora hose ku isi yose mukomere iri jambo rya perezida nyaperezida ribakomeza murihagarareho muriha agaciro kandi mutanga ishimwe ku Mana mu ijambo rimwe amina 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 amina. Yego nawe uratsindagira yego amahoro rwose nzajya mbakurikira 5 kuri 5 yego turi kumwe rwose kuraje kandi byiza n'amahoro biri imbere sawa sawa murakoze cyane ibyo babarega byose mwese uko muremye ko Imana yabaremye ntimubyiteho mukomere mu murongo w'Uwiteka. Abo ntubumve bareke ntukabatege yombi abo mubihorere tuzabashingira. Uwiteka azakivivura. Imana izayishyura mutuze. Ibigeragezo si karande. Birumvikana. Yego. Yego this way. Yego. No kuri kw'Imana. Yego. Batata. Imani batata. Niko kazi bihaye. Mudomo. Yego batwamamaze Ruda oye musaza w'ukuri ndahari ndahabaye. Nibyo. Amina. Nukuri kw'Imana. Nukuri pe. Uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Yego. Babwire. Ni mu gihe this way. Sinabibatumye. Uwiteka ni utuzi. Imana niyo yabikoze. Imana niyo yabitegetse.
se